Mwebwe mwese mukurikira Jado Creator TV ndabasuje cyane, muri abantu b'agaciro cyane cyane, Imana ijye ibaha umugisha. Mwebwe mwakoze subscribe, mugakanda like, mugakanda ku nzogera, ni inkunga ikomeye mudutera umunsi ku wundi. Buri uko mukurikiranye ibiganiro byacu turabashimira cyane, ni ukuri Imana ijya ikomeza kubareba icyoroshye, ijya ikomeza kubishimira kandi umunsi ku wundi ijye ibaha umugisha. Iyo ukanze subscribe, ugakanda like, ugakora comment, ukandika igitekerezo cyawe kuri YouTube channel Jado Creator TV, uba utanze inkunga ikomeye, kuko nibyo bidutera imbaraga zo gukomeza gukora video zigisha ku bintu bitandukanye, ndetse no ku bijyanye ikoranabuhanga, ibijyanye n'ubukungu, cyane cyane ku ruhande rwa cryptocurrency, ndetse no ku bijyanye n'imirire ndetse n'inyigisho zindi zafasha umuntu umunsi ku wundi. Ahangaha rero ngira ngo muri kubona yuko hari kugaragara ishusho y'igitoki, hari kugaragara banana, ngira ngo murimo murabibona. Tugiye rero kuganira ku ntungamubiri ziboneka mu gitoki, cyane cyane ko buriya dukunda kukirya. Hari abantu dukunda igitoki, kandi igitoki ni ibiryo byiza cyane, ni ibiryo bifasha umubiri, yaba mu buryo bujyanye n'igogora, ko ni ibiryo byoroshye mu kubirya. Muri iki gitondo rero tugiye kuganira ku gitoki, turebe ibyiza by'igitoki, turebe intungamubiri ziboneka mu gitoki, ndetse n'icyo kimarira umubiri. Abantu benshi ntabwo twari tuzi intungamubiri ziri mu gitoki, ariko uyu munsi ndagira ngo ukurikire video yose uyirangize. Ino video irarangira uzi neza intungamubiri ziri mu gitoki, ndetse n'akamaro n'inyungu zo kurya igitoki, kandi bibe ari ibintu bituma usobanukirwa neza icyiza cyo kuba warya igitoki. Rero wowe mushya kuri Jado Creator TV, kanda subscribe, ukore share, ukore like, kugira ngo YouTube ibashe kurikomandinga video zacu, zibashe kugera ku bantu benshi batandukanye. Rero stay tuned kuri Jado Creator TV, ukomeze yego kurikirana ibiganiro byacu, kugira ngo ntakagire ikigucika kandi twagishyizeho. Ikaze rero kugira ngo dukomeze dusangire ibiganiro hano kuri Jado Creator TV. Rero igitoki ubundi ni ibiryo bitekwa mu buryo butandukanye. Reka rero dukurikirane. Ikaze kuri Jado Creator TV, tugiye kuganira ku ntungamubiri ziboneka mu gitoki, aricyo tuzi nka plantain cyangwa se cooking banana mu rurimi rw'amahanga. Ni izihe ntungamubiri ziboneka mu gitoki? Intungamubiri ya mbere ni carbohydrates, energy cyangwa se intungamubiri itanga imbaraga z'umubiri.
zitanga ingufu nyinshi ku mubiri. Turasangamo nanone dayatari fayiba, ifumbire y'imyakura ifasha gukura cyangwa se kudayigestinga neza no kwirinda konsitipasiyo. Nanone mu gitoki turasangamo amavitamine, harimo nka vitamine A ifasha amaso no kurinda indwara, vitamine B6 ifasha ubwonko n'imitsi gukora neza, vitamine C izamura ubudahangarwa bw'umubiri, minerozi, potashiyamu ifasha imitsi n'imitima gukora neza, manyeziyamu ikomeye mu gukura kw'amagufa no gutuza kw'imitsi, ayironi ifasha kongera amaraso, poroteyine, ibinyabutabire byubaka umubiri, nubwo ari bike irimo poroteyine nkeya zifasha kubaka bw'umubiri cyangwa se kubaka umubiri, antiogisidenti cyangwa se antiyogisida zifasha kurwanya indwara no kurinda umubiri gusaza vuba. Izo rero nizo ntungamubiri dusanze ziboneka mu gitoki. Murakoze cyane. Wawu! Ngira ngo rero mwumvise neza intungamubiri zitandukanye ziboneka mu gitoki. Igitoki ni ibiryo biryoha, ni ibiryo byiza, ni ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye, zifasha umubiri mu buryo bwose bushoboka. Rero siteyi tunidi, guma aha kuri Jado Creator TV, tubafitiye ibiganiro bitandukanye kandi byiza kandi byubaka umubiri, byubaka ubugingo, byubaka ndetse n'ejo hazaza ku bijyanye n'ubukungu, cyane cyane kiripitokarensizi, uko mu biganiro byatambutse twagiye tubivugaho cyane, by'umwihariko kuri koyini yitwa payi. Rero ukanda sabusikarayibu, ukande ku nzogera, ukore sheya y'iki kiganiro. Ndabizi hari abantu benshi batari bazi ko igitoki kigira intungamubiri, hari n'abakirebaga bakagira ngo ni nk'imboga kandi nabwo zidafite agaciro, ariko ngira ngo murabyiboneye ko mu gitoki harimo intungamubiri nyinshi zitandukanye. Rero siga komenti nimba wari usanzwe uzi intungamubiri ziboneka mu gitoki, kandi utubwire ese ni ikihe kiribwa twateguraho ubutaha, kugira ngo dukomeze gusangira ibiganiro kandi duhuze. Imana rero ikomeze kubishimira, ikomeze kubaha umugisha kandi mukomeze kubana natwe hano kuri cano.